ndavuga reka nkore research yanjye ku giti cyanjye ndebe se niba aho mviriye Musanze ko nari muzi neza ibi bintu atabijyamo cyangwa ibi bintu ntabyo muziho aho mpaviriye ko hashize igihe kinini none yaba yarahindutse ibyo bintu bikaba bimuvugaho koko wenda byaba ari byo nkaba mfashe decision yo kuba namuzana muri Muhazi none yagera muri Muhazi ibyo bintu bikamubaho igisebo kizajya kuri jewe ndavuga reka nikorere iperereza ku giti cyanjye nibwo na professeur kuri match ya Kiyovu Sport na Musanze ndamuhamagara amajwi n'ayanjye naramuhamagaye ndamubwira nti Shafiki bite amakuru mezute ndaje ndamubwira nti se match yejo wamfasha iki urumva Shafiki ndikumva mfite pre contract ya Kiyovu ya next season nzajya kuba coach muri Kiyovu so bisiko nari ngiye no kugutwara muri Muhazi sasa ntago najya gutoza muri Kiyovu yaragiye deuxième division kandi urabizi Kiyovu turi gukora ibishoboka byose kugira ngo igume muri Premier Division uramfasha ikirere kandi umwaka utaha tuzaba turi kumwe subizi ko nge najya mbeshya wa mugabo we kadukomeze bamaze kumpa ubutumwa bugufi Shafike yandikiye Migi ndabona hari tariki 3 z'ukwa mbere hari kuwa gatanu hari saa 6:04 icyo kiganiro ndabona ariko cyatangiye nongeye kubaha ikaze mwese abakurikira Gisa Foster TV ndizera ko meze neza amahoro y'Imana akomeze abane namwe abatarakora subscribe mushatse mwagira vuba abayikoze nkomeje kubashimira reka rero tuganire mwari mumenyereye cyane cyane mu biganiro by'ubuzima ariko hari ikiganiro navuga ngo cy'ingenzi cyagomba kunyuraho kandi ni mu gihe cyabyo haciyeho iminsi twumvise amajwi ya Mugiraneza Jean Baptiste Migi umutoza wungirije wa Muhazi bamwe bahise bemeza ibyayo majwi batira n'umwanzuro ariko nanone biba byiza iyo nyirabyo cyangwa se uwumviswemo ari we utanze ubusobanuro kuri ayo majwi tukamenya ibyo ari byo tukamenya nuko byagenze nyuma yo kwihutira gufata umwanzuro usibye ko n'umuntu atacira urubanza umuntu wafashe umwanzuro kuri ariya majwi kuko uwumvise ikintu wese akerekezaho ashaka bitewe nuko yacyumvise cyangwa se nuko cyavuzwe turi kumwe rero na Migi nyuma y'ibimaze iminsi bivuga nkuko nari maze kubibabwira kumva no kureka abakunzi be n'abakunzi ba ruhago aba sportif muri rusange akabibwirira nicyo cyatuzanye uyu munsi Migi tugwaye karibu murakoze cyane aha ni mu rugo tubwire amajwi twumvise kiriya kiganiro cyawe na Shafiki byagenze gute udufashe utuviri muzi hamwe umuntu wabyumvise umuntu wumvise icyemezo cya Muhazi wumvise icyo Ferwafa yatangaje abihuje nari yamajwi ashaka kuvuga ngo niki cyabaye kugira ngo Migi yisange ahangaha byagenze gute tuviri muzi ni muzingo murakoze nibyo koko hamaze iminsi haye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru bitandukanye harimo guhita amajwi yanjye nibyo koko ni n'amajwi yanjye ariko nayawe urayemera kuri ari wowe amajwi nayanjye kuko ni ngiye wavugishije Shafiki ariya ni amajwi yanjye bwite ahubwo igitandukanye ni uburyo abantu bayasobanuye mu byo ngewe ntari uburyo abantu bayafashe cyangwa bayasobanuye sibyo ngewe nari ngendereye mwambwiye ngo mbive imuzi n'umuzingo nibyo reka tunabivugeho maze iminsi nicecekeye naririnze kugira icyo ntangaza ariko nagira ngo nyine mfate umwanya nzaha abantu kuri kwari amajwi nkuko natangiye mbabwira ariya ni amajwi yanjye Shafiki
nk'uko mubizi ngira ngo hari ku itariki 3 z'ukwa mbere niba ntibeshye ubwo ikipe ya Vision yakinaga n'ikipe ya Muhazi ya Musanze kuri stade y'Inyamirambo. Umukino uza kurangira Vision itsinze Musanze ibitego 3-0. Nyuma y'iyo match cyangwa nyuma y'uwo mukino haje guhihwiswa yuko umukinnyi Shafik ngashobora kuba yafashe amafaranga akaba yatereranye ikipe ya Musanze. Byanamuviriyemo guhita ikipe ya Musanze imuhagarika. Yaramuhagaritse isora n'itangazo cyangwa byari mu magambo? Baramuhagaritse. Giye ubwo ndavuga ibyo naganiriye n'umukinnyi. Mwaraganiriye? Umukinnyi nibyo nari ngikomeza. Nyuma yaho, nyuma y'iyo match bukeye bwaho umukinnyi yaranyandikiye Shafik arambwira ati coach usanzwe ngira inama none nagira ngo umfashe. Message ndayifite, message ndende wenda ubwo abakurikirana Gisa Foster TV nabo ushobora kubereka ubwo butumwa. Muri message yanyandikiye yarambwiye ati mwiriwe coach nagira ngo mumfashe, nagize ikibazo uwo bita Drogba arimo gushaka kwangiza izina ryanjye, ari gushaka kwica izina ryanjye avuga yuko nariye ruswa ngo bampaye amafaranga kandi ibyo bintu nta byabayeho. Ubwo ngerageje kugenekereza kuko message ni ndende wenda utunyuriye muri make ubutumwa bugufi yakoherereje. Ansaba ko namuha ubufasha. Ngerageza kumubwira nti se ubufasha naguha n'ubuhe? Arambwira ati ntago nifuza kuba nakomeza muri Musanze. Bamaze kumpagarika ariko uretse no kumpagarika kontra yanjye irarangiye kuko yambwiye ko yari yarasinye amasezerano agomba kurangizana na Fazari kandi haburaga match imwe ndakeka kugira ngo turangize Fazari. Naramubwiye okay nta kibazo. Ndamubwira nti se kontra urayifite? Arambwira ati oya irarangiye. Ndamubwira none? Arambwira ati mfasha kubona ikipe. Shafiki ni umukinnyi twakoranye sezishize muri Musanze, ni umukinnyi mwiza, ni umudefenseur mwiza buri kipe yose yakwifuza gutunga. Ni muri urwo rwego amaze kumbwira yuko amasezerano yarangiye negereye umutoza mukuru wa Muhazi United Ruremesha Emmanuel bitewe n'ikibazo twari dufite cy'abadefenseur bacu bari bamaze iminsi bavunitse. Twari dufite umusore bita Bruno ukina muri Axe wari umaze kugira ikibazo cy'imvune yo mwivi kandi kizamara igihe kirekire. Bitewe nuko uwo twari dufite umukinnyi bita Ivan nawe yari amaze kugira gashoke ariko ko kadakomeye, tubona yuko Shafik yadufasha. Nabyegereye nganira na kocha mukuru arabyumva ariko agira ikibazo. Kambwira ati se niba umuntu bamuhagaritse kubera wenda gufata amafaranga yindi kipe bakeka ko yariye ruswa cyangwa se yagurishije ikipe, twebwe turamufata mu buhe buryo? Umutoza namwumvishije yuko ngewe nkurikije uburyo muzi Shafik uburyo twabanye umwaka wose ibyo bintu ntabimuziho. Kocha yarambwiye ati niba umwizeye nta kibazo. Ntaguciye mu ijambo cyane ko ibyari biri kumuvugaho nta gihamya yari ihari. Nta gihamya yari ihari ariko umukinnyi we nyir'ubwite ngewe niwe wahise ampamagara arambwira ati barimo Drogba yameshoninze umuntu ahanyandi muri message yanyoherereje. Yarambwiye ati coach ndagira ngo umfashe, Drogba arimo kugenda yica izina ryanjye avuga yuko nariye amafaranga kandi mbere yo gukina iyo match nari nababwiye yuko ndwaye no hagati mu kibuga nagize imvune ndaza ndababwira nti mfite ikibazo ariko ntibabyumva, ariko nyuma ya match baza kuvuga ko ngo naba nahawe amafaranga. Ati none ndumva ntashaka gukomezanya na Musanze nshakira ikipe. Nahise mubaza ntese kontra yawe irarangiye? Uracyafite kontra? Ati nta kontra mfite, irarangiye kuko nasinye kontra izasozanya na Fazari. Umukinnyi nibyo yambwiye. Iyo message ndayifite wenda muraza kwereka abakurikirana turaza kwibereka mu rwego rwo kugira ngo umuntu yavuzemo atagira ngo wenda ni wowe urimo kumuvuga. Iyo message ari byiza ko tuza kuza kuyereka. Nibyo nababwiye nti ibyo mbabwiye ni biri muri message umuntu nyir'ubwite yanyandikiye kugira ngo tumare n'abantu amatsiko. Iyo message mwaza kuyereka abakurikirana Gisa Foster TV bakayireba. King uraze kunyibutsa. Nyuma y'ibyo rero naringezaho nababwiraga yuko negereye umutoza mukuru ntiyabanza kubyumva neza ariko ndabimwumvisha mubwira yuko Shafik twakoranye umwaka wose sezishize ibyo bintu ntabimuziho.
umutoza nawe yabiganirije perezida wa ekipe ya Muhazi United. Perezida nawe ntiyabanza kubyumva neza, avuga ati se niba umukinnyi bamuhagaritse kubera ikibazo iki n'iki, twe tukaba tugiye kumusinyisha, ubwo murumva bimeze biti. Perezida nawe nagerageje kumukonvenka, mubwira yuko umukinnyi muzi, nkurikije uburyo twabanye, mwizeye nta kibazo. Perezida nawe yaranyumvishe, hahise hatangira icyo twakwita nka negosiyasiyo y'ibiganiro hagati ya Muhazi n'umukinnyi Shafiki. Negosiyasiyo yaratangiye ndetse inagenda neza, kuko navuga yuko ibiganiro byari bigeze nko kuri 85%. Umukinnyi yumvikanye na Muhazi kuba yayizamo, byerekeranye na recruitment, umushahara, byose bari babyumvikanye. Paruto gatoya, Shafiki muri Muhazi yumvikanye nande? Yumvikanye na perezida wa ekipe. Barabonanye imbona nkubone? Ibiganiro byabereye kuri telefone. Byabereye kuri telefone, baraganira, barahuza ibintu byose. Icyari gisigaye nuko umukinnyi afata imodoka imukura i Musanze akaza gusinyira ikipe ya Muhazi, noneho agahita atangira n'akazi. Ubwo mu gihe twari dutegereje ko umukinnyi yava i Musanze aze asinyira ikipe ya Muhazi, abantu bo muri Musanze bahise babimenya yuko Shafiki Muhazi United ibiganiro byagenze neza, agiye kuza kuyisinyira. Bahise bamuhamagara byihuse, bahita bamwongerera amasezerano y'amezi 6 azarangizanya n'iyi sezo. Noneho ibyo kuza muri Muhazi bisa naho bihagaze. Nyuma yaho yaraduhamagaye atubwira yuko Musanze yahise imuhamagara, iramwegera, imwongera amasezerano, inamuha umushahara mwinshi kuwo twebwe twari turimo kumuha. Twarabyumvishe, ariko anambwira yuko sezitaha yumva atifuza kuba yakomezanya n'ikipe nka Musanze bitewe n'ibyo bintu batangiye kugenda bamukekaho, cyangwa urwo rubwa batangiye kugenda bamushyiraho. Nk'umuntu rero nari nsanzwe nzi ko ari umudefenseri mwiza, kandi ibyo bintu ngiye nta rimbi muziho, twagerageje kumvikana yuko sezitaha atagira indi kipe asinyira, ahubwo yahita aza mu ikipe ya Muhazi, tuzaba tumufite muri tageti zacu za sezitaha nka Muhazi. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo, nkuko natangiye mbibabwira, hariho cya kintu cy'amakenga ku bayobozi cyangwa kuri staff ya Muhazi, kivuga ngo uriya muntu bashinjije ibi nibi, twe turamutwara, ese twebwe ntibizaba gutyo. Noneho ngewe ntangira research yanjye nk'umuntu wari umufite muri gahunda ya sezitaha. Nibwo na profise kuri match ya Kiyovu Sport na Musanze, ndavuga nti reka uyu muntu mukoreshe icyo nakwita nka test ku giti cyanjye, kuko urumva umuntu ninjye wari umwisharijeho muri Muhazi. Abandi bose basaga naho ubona bakekeranya kubera ibyari bimaze iminsi bimuvugwaho. Noneho ngewe nkasa naho mforusa, kuko nari muzi neza, twari twakoranye sezishize ibyo bintu ntabimuziho. Noneho mbabwira yuko twamushyira muri tageti zacu za sezitaha. Yewe byaranashobokaga yuko twashakaga no kumuha imbanziriza amasezerano kugira ngo atazagira ahandi ajya muri sezitaha, kuko yari umukinnyi twari dufite muri tageti zacu. Ariko nanjye ndavuga nti ese nazazana umukinnyi ari nge wamwisharijeho, kandi abandi ubona bari bamufiteho amakenga. Ndavuga reka nkore research yanjye ku giti cyanjye, ndebe se niba aho mviri Musanze ko nari muzi neza ibi bintu atabijyamo, cyangwa ibi bintu ntabyo muziho, aho mpaviriye ko hashize igihe kinini, none yaba yarahindutse, ibyo bintu bikaba bimuvugwaho koko wenda byaba ari byo, nkaba mfashe decision yo kuba namuzana muri Muhazi. Noneho yagera muri Muhazi ibyo bintu bikamubaho, igisebo kizajya kuri jewe. Ndavuga reka nikorere iperereza ku giti cyanjye. Nibwo na profise kuri match ya Kiyovu Sport na Musanze, ndamuhamagara, amajwi n'ayanjye, naramuhamagaye ndamubwira nti Shafiki bite, amakuru meze ute? Ndayije ndamubwira nti se match y'ejo wamfasha iki? Urumva Shafiki? Ndi kumva. Mfite pre-contract ya Kiyovu ya next season, nzajya kuba coach muri Kiyovu. Subizi ko nari ngiye no kugutwara muri Muhazi. Sasa
najya gutoza muri Kiyovu yaragiye deuxième division kandi urabizi Kiyovu turi gukora ibishoboka byose kugira ngo igume muri Premier Division. Uramfasha iki rero? Kandi umwaka utaha tuzaba turi kumwe. Subizi ko nge najya mbeshya wa mugabo we. Nge njya mbeshya wa mugabo. Ndikumva gocha ndabizi. Uramfasha iki rero? Kandi urabizi Drogba si mukunda. Ndabizi ibintu yankoze. Ndabizi nanjye yankoze ibintu. Nawe icyo yagukoze urabizi. Yego. None uramfasha iki wa mugabo? Kocha urabizi turi mu kifungo. Yego. Turi mu kifungo. Icyo ntago mbizi ikintu ngiye kukufasha. Ko bana sinzi ikintu wamfasha. Ndashaka kuvugana nawe, navugana na Shaurini. Gasongo ntago agikina ariko azakina. Gasongo we ni inshuti yanjye, we ndamwizeye 100%. Ubwo rero sinzi ikintu ufasha wa mugabo. Ikibazo ni ikifungo Swaumu. Swaumu none ubwo nkora iki? Nago byemewe muri Swaumu. Ntago byemewe muri Swaumu. None ubwo ndakora iki rero? Ngaho ngira inama. Icyo ndi bukora. Maybe vugana na abungabo. Na Gasongo na Shauri. Ego. Nimero ya Shauri niwe ntago ngira nimero ye. Gasongo wenda. Okay, ngiye kukuyishira hano kuri nkwereke. Numira kuri WhatsApp. Okay. Ntago nigeze mubwira ngo uzitsindishe, kuko sinari kumubwira ngo yitsindishe kuri Kiyovu, kandi Kiyovu nayo duhanganye, turi muzo duhanganiye kutamanuka. Niyo mpamvu ntigeze mubwira nti itsindishe. Nge nagira ngo ndebe koko ko ibyamuvuzwe hari byo. Ndamubaza nti Shafiki, match ya Kiyovu wamfasha iki? Arambwira ati ndi muri Swaumu cyangwa ndi mu gifungo. Ndamubwira sawa. Noneho numva iya mbere iranze, ngerageza indi yo kugira ngo mwumvishe yuko mfite imbanziriza amasezerano ya Kiyovu Sport, kugira ngo ndebe ko byibuze yakwemera ibyo ndi kumubwira, kugira ngo ndebe ko ibyo bamuvuze koko ari byo. Nibwo namubwiye ko mfite pre-contract ya Kiyovu Sport, ariko nta pre-contract koko. Oya, nta pre-contract ya Kiyovu mfite. Nta n'umuntu wo muri Kiyovu, yewe na president wa Kiyovu banza tanzi, nta n'umuntu wo muri Kiyovu numwe nigeze mbonana nawe cyangwa nganira nawe. Ni ibintu nakoze ku nyungu zanjye nk'umuntu wari ugiye kuzana umukinnyi muri ekipe, mbikora no ku nyungu za ekipe ya Muhazi, kubera yuko Muhazi yari ishatse kumurokrita, byari byasaga n'ibirangiye, tubonye bidakunze tumushyira muri target zacu za sezitaha. Wowe byari kugira ngo umwemeze wumve ko byari nk'umutego, kugira ngo wumve ko bishoboka ko ibintu bamuvugaho ari byo. Yego, byari nk'umutego, kuko ni ngewe wari umwisharije. Abandi mu gihe bari bafite amakenga, nge namuhagazeho mvuga yuko mu gihe twabanye cy'umwaka wose muri Musanze ibyo bintu ntabyo nabonye. Ndavuga nti uyu mukinnyi baramubeshyera, ibi bintu sinigeze mbibonaho. Niyo mpamvu nafashe decision muhagararaho, mbwira abayobozi ntuyu muntu ibi bintu ntago mbimuziho, mumuzane ndabizi. Urumva ko ni nkari ngiye wari umwisharijeho. Rero nk'umuntu twari dufite muri target za sezitaha, niyo mpamvu nahise mfata decision, ndavuga nti ntazazana umuntu nyamara yarahindutse kumwe nari imuzi. Mfata decision ndavuga reka ngiye mutega umutego ku giti cyanjye, ndebe koko bimwe bamuvuzeho kuri match ya Vision ari byo. Ari nayo mpamvu nakoresheje iryo jambo ryo kuvuga nti mfite pre-contract ya Kiyovu, kugira ngo
mucishe mu nzira zose zishoboka, mutege imitego yose ishoboka, ndebe koko bya bintu bamuvuze ari wenda urahita ukomereza aho ngaho. Hanyuma kuri Shafike ndabyumva, nkanabyumva no kuri uwo mutego wa pre-contract ya Kiyovu itanahari. Hanyuma kuri bariya bandi wavuzemo ko twabonye mu itangazo Ferwafa yashyize hanze ko mwatumijwe mwese murimo, byose byari nk'umutego kuko nzi ko ni abashuti be kandi bahorana mu kazi. Byari nk'umutego wo kugira ngo ndebe mwumvishe yuko muri icyo gikorwa ndi kumujyanamo atari wenyine, ari kumwe n'abandi bashuti be, kugira ngo ataza kugira ikibazo. Namwumvishije yuko atari wenyine, ari kumwe n'abandi bashuti be basanzwe bakinana, atari igikorwa cy'umuntu umwe, kugira ngo mujyane muri wa mutego. Ndebe nakoresheje inzira zose zishoboka kugira ngo ndebe ko yagwa muri uwo mutego, mpite mfata decision, mbwira abayobozi ni wa muntu kumbi ibyo bamuvuga nibyo, duhite dukuraho na cya kintu cyo kuvuga ngo tumushyire muri target zacu za sezitaha. Ariko nyuma yo kumucisha muri iyo mitego yose nza gusanga ibyo bamuvugaga atari byo. Ni muri urwo rwego rero abantu bumvisha ari amajwi bayafata, buri wese yagiye ayafata bitewe nuko abyumva cyangwa se abishaka. Ariko target yanjye yari ukugira ngo ndebe neza ko umukinnyi nari imaze kuranga mu ikipe ya Muhazi, byari bigeze no kuri nka 85% yuko tumufata, hasigaye gusinya gusa, bigahita byanga kuko Musanze yahise imwongerera amasezerano. Twamushyize muri target ya sezo yacu itaha, ari we muntu tugomba kubanza guheraho mu kurokirita, kandi twanashakaga no guhita tumuha imbanziriza amasezerano yo kugira ngo tube tumwokipye atazagira indi kipe ajyamo. Ni muri urwo rwego nakoresheje izo nzira zose kugira ngo ndebe koko ko Shafiki ibyo bamuvugaga cyangwa se ibyamuvuzweho kuri match ya Vision ari ukuri. Noneho nze mbwira abayobozi banjye ni wa muntu ibyo bamuvuze ni ukuri, iyo aza kubyemera vuzwe hari ukuri. Ariko nyuma yo kubona atabyemeye, nahise mbona yuko ibyamuvugwaga ntaho bihuriye nawe. Ntaho bihuriye. Unyemerere gato tugaruke mu kanya gato nk'umunota umwe, kubera ko bagomba kudushyiraho hariya amajwi bakadushyiraho n'iriya na buriya butumwa yakwandikiye. Ndifuza ko abantu bava mu gihirahiro bakamenya uko bimeze. Nibyo byiza. Kadukomeze. Bamaze kumpa ubutumwa bugufi Shafike yandikiye Migi, ndabona hari tariki 3 z'ukwa mbere, hari kuwa gatanu, hari 6:04. Icyo kiganiro ndabona aribwo cyatangiye. Ndaza kubiha Kingi abishyireho, hanyuma tubihuze n'aya majwi, tubihuze n'ibingibi Migi arimo aratubwira. Dukomeje aho warugeze uti mwasanze koko nta cyasha kimuriho, ibyo bamuvugaho atari byo, sibyo? Ese ubundi Migi ku bwawe ibintu bya fixing, betting no gutegura match ariko atari kuyitegura umuntu avuga ngo nimukore tiza, ahubwo ategura mu mutwe w'abagiye gukina avuga ngo nimwitsindisha cyangwa nimukore ibintu, urabyemera? Ibyo bintu ntago mbyemera, kubera yuko ngira ngo namaze imyaka igeze muri 25 nkina umupira w'amaguru. Ubu maze imyaka 2 muri coaching, nta hantu na hamwe nigeze mpurira n'ibyo bintu. Nta fixing, nta hantu namwe ndahurira n'ibyo bintu. Nta nubwo ngewe nanabyemera. Nemera yuko umukinnyi witeguye neza, wakoze imyitozo neza, uri bien préparé mu mutwe, aba ari capable yo kujya mu kibuga akaba yatanga umusaruro. Kabindura ikibazo ubitekerezaho iki? Icyo mbitekerezaho si byiza, ntago ari byiza. Wenda n'ababitekereza cyangwa se n'ababikora ni ibintu bibi, bisubiza umupira wacu inyuma. Ni ibintu bitagakwiye kubaho muri football y'u Rwanda. Hanyuma hari ibintu byinshi twumva mu mupira w'amaguru. Navangura umwe mu legend dufite bakiriho bagize na performance nziza mu kibuga. Inama cyane cyane ugira abakiri batoya kuri ibi bintu bya fixing na za betting ni inama nagira abakiri batoya mu mupira w'amaguru, ibintu bya fixing ntago ari byiza, ibintu bya betting ntago ari byiza. Nibwira yuko no gushaka guca shortcut cyangwa se gushaka gukira imburagihe. Nibwira yuko urakora buhoro buhoro ikimana ikugeneye, ukagenda ugiheraho, ugikoresha neza, ukakibyaza umusaruro. Niba ari umushahara wawe ukawumanaginga neza, ukawukoresha neza,
ari byo byagufasha kuba wagera ku ntego zawe. Ariko iyo ugiye mu bintu wenda bya betting, ni urugero sindakora betting na rimwe mu buzima, ariko numva ko ushobora gushyiraho 5,000 ukaba wakuramo 20, urumva yuko uba ushatse guca inzira ya hafi cyangwa se shortcut. Ni kwa kundi kuba ushaka kubyuka ugahita usanga wubatse etaje kandi wenda utigeze ubitegura. Navuga yuko si ibintu byiza. Abana bakiri batoya nibakore, bumvira abatoza babo, bagire discipline, bafata ibyo bahawe kandi banyurwe na buri kimwe cyose bafite. None se tubwire, abenshi bakimara kumva aya majwi, baba bari mu mwuga w'itangazamakuru, abakoresha imbuga nkoranyambaga zo nyinshi, bihutiye gufata umwanzuro. Ariko se navuga ngo bihutiye, reka mvuge ngo buri wese yafashe ari amajwi uko ashaka, nayerekeza ashaka, anashyiraho commentaire yumva ashaka bitewe nuko yayumvise. None nawe urimo uravuga yuko byari iperereza wari urimo. Niki cyangwa se ni ihe message uha abumvise aya majwi bakayanaliza baciye imanza benshi kuko twarabibonye, baranditse abandika bavuga baravuga, navuga ngo ni muri cyagiye cya Yezu ngo nabambwe. Nicyo ubwira aba bantu bafashe umwanya bakavuga kuri aya majwi bakanayerekeza aho bashaka? Nibyo koko nanjye narabyumvishe, buri wese yabifataga uko ashatse bitewe wenda n'umubano runaka ufitanye n'umuntu. Hari uwaguciraga urwo gupfa, hari abagiye bancira urwo gupfa, hari abankatiye gufungwa burundu, hari abankatiye kuva muri football nyarwanda ubuziraherezo. Ariko navuga yuko ntago nabo wabarenganya, urumva yuko ni ibintu bitari byiza ukurikije ari amajwi, ariko ntago bari bazi muri rusange icyo nari ngendereye. Niyo mpamvu nababwira ngo buri wese wumvisha ari amajwi, mbere na mbere namusaba imbabazi, nkamubwira nti ambabarire bitewe n'uburyo yagiye ayafata. Ariko ku giti cyanjye ntago ari amajwi cyangwa guhamagara Shafiki, ntago nahamagaye mu rwego rwo kugira ngo fixing match cyangwa mubwire yitsindishe, kuko nta nubwo ahantu Muhazi na Kiyovu zigiye. Ku giti cyanjye niba koko narashakaga ko resultat zigenda ukundi, kuri nge nakakwiye kwifuza yuko banganya, buri kipe ikabona inota rimwe kugira ngo hatagira ibone 3 ikaducaho. Ariko biriya ni ibintu nakoze ndi kugira ngo nsuzume umukinnyi wanjye, namwita yuko ari nk'umukinnyi wanjye, kuko ni ngewe wari urimo muranga, kandi n'ikipe yamaze kuyibona hafi 85% hasigaye gusinya. Ubwo urumva iyo agenda agasinya cyangwa akajya muri Muhazi ikamuha buri kimwe cyose nkuko bari babyumvikanye, nyuma akaza kurangwa na biriya bintu byo gufata amafaranga nkuko byamuvuzweho kuri Vision, umuntu wari gusigarana ikibazo yari kuba ari jewe kuko ari nge wamuranze. Niyo mpamvu nakoze iperereza ku giti cyanjye, ndavuga nti reka nkora iperereza ndebe koko niba umukinnyi ngiye gutanga cyangwa umukinnyi tugiye guha imbanziriza amasezerano muri Muhazi yo kuzakora nawe umwaka utaha, koko ibyamuvuzweho ari ukuri cyangwa atari ukuri. Ariko nkuko nabibabwiye, abanyarwanda bambabarire, ni iperereza nari ndimo, kandi naje gusanga umukinnyi arengana, ibyamuvuzweho byose atari byo. Biza mu magambo makeya, ntago njya muri detail nyinshi. Natangiye mvuga yuko Shafiki yansabye, yaranyandikiye ansaba yuko namushakira ikipe, ariko mu kumushakira ikipe nyuma y'ibyari bimaze kumuvugwaho kuri match ya Vision, banamuhagaritse, Musanze yamaze no kumuhagarika. Urumva yuko gushakira umuntu ikipe ari kuregwa ibintu nk'ibyo cyangwa ari gukekwa ibintu nk'ibyo, ntago ubwabyo byari byoroshye. Niyo mpamvu nyine nafashe decision bitewe n'uburyo nari muzi, ndavuga nti byari byo byose umuntu baramubeshyira, kuko twabanye umwaka muzima, ibyo bintu ntabyo nabonye. Nsa n'umwisharijeho, nsa nuba umwaja we. Niyo mpamvu nagerageje guprova abayobozi n'abatoza ba Muhazi United kugira ngo bamuzane, nabo bagira impungenge. Ese uyu muntu uri gukekwaho ibi bintu uramuzana gute? Nitega igisasu, ndavuga nti uyu muntu ndamuzi, muzi neza,
umwaka nabanye nawe ibyo bintu ndabizi ko atantenguha ntago yantenguha. Nanjye nyuma umutima uza kurya ndavuga ntese ko hashize igihe kinini mvuye i Musanze, none wa muntu narinzi yaba yarahindutse, reka nkore iperereza ryanjye ku giti cyanjye. Ibyo wavuze ngo ibintu bijyanye na fixing, uburyo nabajije ngo wenda ngo ntago nakekaga yuko ari icyaha, ni icyaha ndabizi, ariko mu bintu twavuganye ni mwumva nayo majwi nta hantu nigeze mubwira ngo itsindishe. waramubwiye ngo wamfashe Nta hantu nigeze mubwira ngo itsindishe, nta hantu nigeze mubwira ni dore amafaranga reka ibitego bijyemo gutya na gutya. Naramubwiye wamfashe iki muri geste sportif. Gufasha umuntu ntago ari ukuvuga ngo ni ukwitsindisha. Ndaguha urugero rutoya, niba njyewe ndi umutoza ngiye guhura n'ikipe diverse, ikipe uyu munsi hari amasystem amakipe abakina, ikipe ishobora kuba uyu munsi ikina 5-3-2, akaba ari kusanzwe uyimenyereye ikina buri gihe. Yajya guhura n'indi kipe match yindi umutoza agahindura system, akavuga ati uyu munsi ndakina wenda 4-3-3. Twebwe tuzakina n'iriya kipe wenda tumaze iminsi tureba video zayo, tureba uburyo ikina, tukagendera kuri ya system ya mbere, kumbe approach ya match ikurikira tuzakina nabo umutoza yayihinduye. Nuwe swat Shafiki mukumbwira mukumubaza nti wamfasha iki, wenda yari kumbwira uko ntekereza, yari kumbwira ati twari dufite abadefenseri batatu muri axe, none byahindutse bari abadefenseri bose, wenda urugero umwe yaravunitse cyangwa se undi afite amakarita ntazakina, muri axe wenda hazakina uyu n'uyu. ibyaba ari ukumena amabanga y'ikipe. Ni urugero ndi kuguha mu byo namubwiye, ni namubazaga ni wamfasha iki. Nubwo atari byo nari ngambiriye ngiye nashakaga numve ko yemera kumfasha, icyo bamuvugaho icyo ibyo musaba abyemera. Mpite mvuga nti wa muntu ngiye kujyana, kumbe ibyo bamuvuga nibyo, uyu ntacyo azadufasha. Mpite mbwira ubuyobozi n'uyu muntu igitekerezo cyo kumujyana mu mwihorere. Ariko nyuma yo kubona ibyo byose, nkoze test yanjye nkasanga umukinnyi ni perfect, nta kibazo afite, nakomeje kubwira ubuyobozi yuko umukinnyi nta kibazo afite. Nakoze research yanjye nsanga nta kibazo afite.